ibazaho ndavuga ni sahari Imana yabonye ko hari impanuka nzahura nayo, niyo mpamvu rusibije kuwa gatatu sinze nkaba naje uyu munsi kuwa gatanu. Ndayoberwa sinzi niba hari amakuru Imana yabikuhayeho. Buriya uko Imana ikora iyo yemeye yuko umuntu agera hano twasenze, yego, ibasha kugaragaza ko urugendo ari rwiza, bikaba yego, tukaba ngombwa yuko twamubwira ngo aze. Ariko ayo makuru ni ukuvuga ngo naje kumva nanjye imbwira ngo nzaguhe ko uyu munsi, nzakubwire ko uyu munsi ari bwo ugomba kuza. Meli wa Tita Enema, iyo ni imirimo wagiye ukora, uri Imana itabara. Dukomeje kukwikomezaho, dukomeje kukwiringira, niyo mpamvu buri wese yabasha kukwikomezaho akumva kuri Imana igirengera, kandi uri Imana itabara abayitabaje. Iyo umuntu agutabaje Mana ari Rubavu, ntabwo umubeshya ngo ugeze i Musanze kandi uri Kigali. Ubwiye uvuze ngo uratabaye, uba utabaye. Ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka. Iyo umuntu agutabaje Mana ari Rubavu, ntabwo umubeshya ngo ugeze i Musanze kandi uri Kigali. Ahubwo iyo uvuze ngo uratabaye, uba utabaye. Yes, reka mbasuhuza abakunzi ba Concorde TV show aho muherereye mu Rwanda, mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana y'amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe. Ndihatuma Imana Concorde, reka fata umwanya ngo ushimire wakanze subscribe kadushyigikira, tukatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukurikiye channel yacu, niwumva bigushimishije ukande subscribe, ntacyo biraba bitwaye. Icyo nabasezeranije ni ukutabicisha irungu, ahubwo ngomba kujya kureba abakozi b'Imana batabivanze, babandi bavuga ruko Imana ibavugishije kugira ngo batubwire ibyo batumye, apana babandi bajya guhimba bakikunkumura ngo iravuze kandi bari kuyibeshyera. Yego, niyo mpamvu ubu ndi mu murenge wa Byumba mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru, akagari na Kamurama. Kunyangwera ngo yego. Ni Murama. Akagari na Kamurama, umudugudu nuwa Rurambi. Umudugudu nuwa Rurambi. Yego, naje kureba umukozi w'Imana Twibaze Jean Claude. Wakwibaza impamvu navuye Musanze nkaza kureba Twibaze. Ibaze nawe. Kubera ko nanjye rwose ntabasha guhita mbimenye. Byaba byiza n'ubundi ukavuga impamvu. Nkavuga impamvu. Yego, abadukurikiye mwibaza impamvu navuye Musanze nkaza Gicumbi nje kureba Twibaze Jean Claude, kandi muzi uko sanzwe nkorana ibiganiro n'abahanuzi. Ubu nafata tike yanjye yo kuva Musanze nkagera aha nje kureba umuhanuzi wabivanze. Kirazira nzi ko yabivanze, ntabwo naza. Noneho nikirenzeho, iyi ni inshuro ya kabiri nje. Aha. Yego, nukuvuga ngo njyewe iyo nje gutya sibyo tugakorana ikiganiro, hege njya kubona mu gikari nkabona umuntu aranyandikiye barako ngo uriya muntu watuzaniye ngo nta kigenda pe. Urumva? Iyo bambwiye gutyo nakongera kugaruka se wapi. Ariko nshimye Imana yuko ikiganiro twakoranye nta wigeze avuga ngo wapi. Uko bakumbwiye niko nanjye naje ndakubona, n'abandi bantu niko bakwakiriye, niyo mpamvu mba nagarutse. Yego, Imana ishimwe. natwe nibyo twifuza. Yego. Reka udushyire imbere y'Imana kugira ngo Imana ize kubana natwe muri iki kiganiro. Uwiteka Imana ikomeye, wowe uba mu bantu bawe kandi abantu bamo ukagaragaza ko bakwiriye no kugukorera no kukumvira, turagushimiye ko ugira umuteguro mwiza. Nibi ni wowe wabiteguye. Wari uzi neza yuko abantu bazumva ijambo ryawe, abantu bazakumva uvugana nabo bakabasha guhinduka bakakwizera. Niyo mpamvu ibyawe tuba tutazi igihe cyabyo, ariko mu mugambi wawe wowe uri uwo kwizerwa, tukabasha kumenya neza ko ibyo ugambirira ugenda ubisohoza. Urakoze kuko uri Imana igenda yigaragariza
buri wese ubashije kukwizera no kukwiringira, ukabasha kumwereka kuri Imana itabara, ukamwereka kuri Imana irengera. Niyo mpamvu dufite ibihamya biduhamiriza yuko twakubonye ibintu bikomeye, ibintu bimeze nabi, twagiye tukubona uhindura ubuzima, ugahindura amateka, ugakora imirimo ikomeye mu mbaraga zawe. Niyo mpamvu dukomeje rero kugushikamishaho umutima. Ijambo ryaravuze ngo ugushikamishijeho umutima azaba amahoro masa. Haleluya. Urakoze rero ngaho buri wese nagirirwe neza nawe kubwira ijambo rigiye gutambuka kubw'uyu mwanya. Washimye yuko buri wese abasha kumva uvugana nawe. Urakoze ngaho, imbaraga zawe nizikomeze zibeho kandi ukomeze gukora ibikomeye hagati ya buri umwe wese kugira ngo abashe kubona kuri Imana igira neza buri umwe wese ukwizeye kandi ukubashye, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Yego. Amen. Claude, ubyakira ute? Reka mpere ku kibazo ndagishingira ku mumotari wanzanye ukuntu twaganira. Nje impamvu nakubwiye ngo unshakira umumotari uranzana. Si uko aribwo bwa mbere narinje hano bwa kabiri. Ariko nabonye hano ntarete umuntu yabona ku buryo wabwira umuntu ngo uransiga ahangaha. Ndavuga ntero we unshakira umumotari uzi hano ku buryo arahangeza. Sibyo? Noneho umumotari yambwiye ati rero we ibyo wiriwe uhamagara Claude ngo gushakire umumotari. Ati nta nubwo ari ngombwa. Ati kuko nta mumotari. Ati wahana ibyumba. Kagira inkuru. Ngo nta mumotari wahana ibyumba ngo utazi kwa Claude. Ngo keretse ngo wabaje gukorera inaha ari mushya. Atari ko abamaze umwaka imyaka 2 bakorera hano. Ati nta mumotari utazi kwa Claude. Nise kubera iki? Ubwo nyine nanjye ndijijisha ariko ntamubwiye icyanzanye. Yego. Ati umukozi w'Imana Claude. Numva nishinze cyane. Urumva? Azi kuba narinje kukureba nzikura umukozi w'Imana. None nkaba we akaba yambwira ati urize ukuntu yajengereje abaturanyi. N'urugero nari ntegereje ko agiye kumbwira ngo impamvu nuko buri gihe abo bamotari bazana badasohano baje kugufata kuko wananiranye. None umvambwe ati umukozi w'Imana Claude ati nta mumotari utamuzi kuko urebye abantu bava imihanda yose, abava i Kigali, abava i Musanze aho uvuye, abava Zabase, abava hehe baje kugira ngo abasengere. Yego. Ati abamotari niyo mpamvu bagize ute bose bamuzi. Numva ndishimye pe. Ariko gatoyi. Aho ngaho buriya iyuza kumva aguhaye ubutumwa bubi cyangwa se akavugana nawe ijambo ryo kumva ko rwose bitameze neza, nanjye mfite amatsiko. Yego. Buriya wari gukora iki mu ubwo buryo? Ariko rero umaze kumenyera. Ubwa mbere dukorana ikiganiro wari ufite makobo ukuntu ukavuga amagambo make, none unangiye gutinyuka kumbaza. Ibi rero nibyo sawa, nicyo bita ikiganiro, nyine tukaganira, sibyo? Ku buryo abari kudukurikiye nabo nyine bibaza gutyo. Iyaza kumbwira ati aturiye uramuzi, atuze ukuntu yajojobeje abaturage, mbo nari kuza nkakugeraho, sibyo? Tugakora ikiganiro. Kuko nakubwiye yuko nagize ute naje ntabwo nari gusubirayo. Ntabwo wari gusubireyo? Ntabwo nari gusubirayo. Nari kuza kanze numva tugakora ikiganiro. Ariko aya mavuta uri kumva mfite ntayo, urumva? Ntayo nari kugira. Nari kwikurayo ikiganiro tukagikora. None nazagera aho mbitunganyiriza sinzagishireho. Nkaguhamagara nkakubwira nturabizi. Nari kubeshya, nari kuzakubeshya. Nari kuzaguhamagara ni Claude we nizo ukuntu byagenze. Ati cya kiganiro twafashe burya nta majwi yari arimo. Ati mikrofone zarikupse amajwi ntiyaboneka. Ati naragihanaguye ntuzategeze ngo kizagira ute ngo kizajyaho. Kubera Imana rero. Kubera Imana ibana nanjye. Yego. Niyo mpamvu
habayeho kubanza kumenya amakuru mbere y'uko ugera. yego kandi Imana ibana nanjye ni igihe icyo ari cyo cyose ugomba kuza nyine wahagera ugasanga hari umwanya ndimo. yego none se ko nkimara n'ubundi kumenya ko n'ubundi uje ko nasenze Imana ko amakuru yayampaye yakubwiye ngo iki kugomba kuhagera kandi muri uko kuhagera akubwira yuko ugomba gukora umurimo yego neza. uwo murimo ukawukora neza kuko ariyo nayo yego ariyo yabyemeye ko ubasha gukora uyu murimo. ahubwo ngo usetse uzi ko nari kuza kuwa kangahe harya umunsi turi kuwa gatanu nari kuza kuwa gatatu kuwa kabiri mu gitondo umuhanuzi abarampamagaye abarambye ati mbonye Imana ikurinze impanuka. akenshi rero Imana ivuze ngo indinze impanuka njya ntinya kuko nshobora kubona ikimenyetso kandi haba igihe ikimenyetso kigize utakibabaza. ndatekereza ati se urugendo mfite rwo kuva i Musanze ejo ko wabona ariho mbo madama barambwiye ati harya ejo uzajya Igicumbi atazi yuko uwo muhanuzi yabimbwiye. ati nabonye uri kujyayo niba yambwiye ngo nabonye uri kugenda n'igare ati mbona mu rugendo ntibimeze neza. kandi buryo ati Imana igira ute izakurinde. nibwo nambwiye none ko n'uwo muhanuzi yamanura yambwiye ati mbonye mu rugendo Imana ikurinze impanuka ndi kwa n'urugendo rutameze neza. turituriza turavuga tutari ko ngomba kugira ute ngomba kujyayo kuko ntabwo Imana yigeze imbuza kuza. ngiye kubona mbona 2:30 nako nka 12:00 urampamagaye urambwiye ejo ntabwo mpari ati ubu ndi mu rugendo ndi kwerekeza mu Mutara ndibazaho ndavuga ni sahari Imana yabonye ko hari impanuka nzahura nayo niyo mpamvu irusibije kuwa gatatu sinze nkaba naje uyu munsi kuwa gatanu ndayoberwa sinzi niba hari amakuru Imana yabikuhayeho. buriya uko Imana ikora iyo yemeye yuko umuntu agera hano twasenze yego ibasha kugaragaza ko urugendo ari rwiza bikaba yego tukaba ngombwa yuko twamubwira ngo aze. ariko ayo makuru ni ukuvuga ngo naje kumva nanjye imbwira ngo nzaguhe k'uyu munsi nzakubwire ko uyu munsi ari bwo ugomba kuza. kagira inkuru none se kuwa kabiri warambeshye ntabwo wari ugiye mu Mutara n'ubundi nimugoroba. yewe uzi buriya rwose cyari kiriho nanze kuhura n'impanuka nanga kuhura n'ibibazo kuko ikimenyetso cyari cyagaragaye nuko ibyo ngibyo Imana ibera ahantu hose icyarimwe. none se uwo nguwo wakubwiye yuko utagomba n'ubundi urugendo rugomba kuba ruri iyamukoresheje ni nayo yankoresheje. nusi nyine wowe mbwira mpa makuru neza nje kuko we yambwiye muri rusange ntabwo yambwiye ngo urugendo ufite ejo. yambwiye ati urugendo ufite ati Imana yambwiye ko ikurinze impanuka. yego ni ukuvuga ngo amakuru neza y'imvaho yumvikana igihe wari buze n'ubundi habayeho gusenga. yego amakuru atambutse bigaragara yuko mu nzira bitari byiza biba ngombwa yuko n'ubundi rero bihura n'uko Imana ishaka ko uza uyu munsi. yego birangira n'ubundi utaje. ariko impamvu wambwiye ngo sinzeyo niyo ntabwo wambeshye. iyo niyo ntago nakubeshye. impamvu n'ubundi nakubwiye niyo ntago nakubeshye. nawe wari wasenze ubona mu nzira bitameze neza cyane ubona ndahura n'impanuka. ahubwo icyo ngicyo ubundi wagize ngo nicyo gihe cyo kugira ngo unabimenye ko burya Imana iba iri kureberera umuntu. ni ukuri pe. ariko niba ari abantu Imana ikunda ndimo iragukunda iragukunda rega bijya binagaragara. hari Imana ikunda abantu ariko noneho ikagenda irushaho
kugaragaza ko iri mu ruhande rw'umuntu bitewe n'uko nawe agiye ayegera. uzi impamvu ndi kukubwira ngo Imana irankunda ni uko yankundishije abantu. umva ikimenyetso. yego, mu bantu tugira ibyo dukorana ntawe ukundwa na bose ariko nta n'uwangwa na bose. ariko burya iyo wangwa na benshi uba ufite ikibazo. yego, ariko pe nje mu bantu dukorana abanyanga ni 2% 98% bambwira ko bankunze. yego, mu kanya ntegereje ukiri mu nzu ndebye ukuntu madamu wawe anganirije ndavuga ni uko yanyisanzuyeho. none se ni Imana nuvuga ngo ndi umuntu waje muri uru rugo akabona ndi umwirasi, akabona amaraso yanjye naye ntibihure. mu gihe uri mu nzu aba yiceceke yakikorera uturimo tw'abamama. ariko none iyi Imana rero yakwemeye ikwemeza n'abantu, igukundisha abantu, ibintu bikagenda neza. ahubwo ntekereje uko Imana inkunda, reka ndirimba akaririmbo. yego, nahimbye kavuga ngo arankunda. niturangiza uhita ujya mu mwanya w'ijambo ry'Imana. yego. arankunda Yesu arankunda, arankunda, arankunda ndabibona, arankunda, arankunda ndabihamya, arankunda. kuko iyo ataza kuba nkunda ntiyari kwemera kubambwa ku musaraba i Gologota, maze njye wari nsuzugurwa ubu mbe mfite agaciro. arankunda. kuko iyo ataza kuba nkunda ntiyari kwemera kubambwa ku musaraba i Gologota, maze njye wari nsuzugurwa ubu mbe mfite agaciro. arankunda, arankunda Yesu arankunda, arankunda, arankunda ndabibona, arankunda, arankunda ndabihamya, arankunda. nibutse ko nanjye nkunda. kuko iyo ataza kuba nkunda ndebye n'uburyo ncumura ubu ntabwo mba nkiriho. arankunda. ariko kubw'urukundo rwe iyo namucumuyeho ntamusaba imbabazi ahita mbabarira. arankunda. kuko iyo ataza kuba nkunda ndebye n'uburyo ncumura ubu ntabwo mba nkiriho. arankunda. ariko kubw'urukundo rwe iyo namucumuyeho ntamusaba imbabazi ahita mbabarira. arankunda. arankunda Yesu arankunda, arankunda, arankunda ndabibona, arankunda, arankunda ndabihamya, arankunda. haleluya. niyo mpamvu niyemeje kwigumira muri we nkaguma mubikaritse, kuko wamuhungiyeho ntabwo ajyakorwa n'isoni. arankunda. niyo mpamvu niyemeje kwigumira muri we nkaguma mubikaritse, kuko wamuhungiyeho ntabwo ajyakorwa n'isoni. arankunda. arankunda Yesu arankunda, arankunda, arankunda ndabibona, nkunda, arankunda ndabihamya, arankunda. amina, amina, haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe, kuko ujya wibuka yuko ari Imana ibana nawe kandi gukunda. nanjye ndabyibutse, ndabyumvishije. Imana ishimwe kuko igikunda abantu. ni ukuri. amina, amen. ariko nanjye ndafashijwe. ni ukuri. nubwo naririmbiye hejuru nuko uzi kuva kera kari ndi kuvuga. nawe urafashijwe. subiza amaso inyuma, subiza amaso inyuma, subiza amaso inyuma. nawe udukurikiye usubiza amaso inyuma, urebe mu myaka 5 ishize, urebe ibyo Imana yagukoreye. hari igihe cyageze ukabona birarangiye, ukabona ugiye kujya kwinjira muri gereza, ariko Imana irakurinda. ukabona mu kazi byari bicitse, ariko Imana irakurinda. ukabona mu rugo ugiye kuburara, ariko Imana ikakugaburira. ukabona mu rugo
Imana abana bari babuze uko biga, habayeho kuvuga ngo buri wese Imana ikigaragaza. Haleluya. Imana hari ibyo yakoze, ayiramburira amaboko, tureke kurebera Imana Imana itabara, Imana irengera, Imana ikiza. Ibyo yakoze nibyo bidutera gukomera. no kuba turiho, Mana warakoze, nibutse ko Mana wakoze ibikomeye, nanjye ndanezerewe, ndagushimiye, bitumye nongera kugukunda. Uri Imana ikunda abantu, uri Imana ibana n'abantu bayo, uri Imana iba hafi mila lazo. Imana ishimwe, kuko twibutse yuko hari abo wahaye urubyaro barubuze, hari abo Mana wahaye ibyo kurya barishwe n'inzara, hari abo wubakiye meli watita enema. Iyo ni imirimo wagiye ukora. Uri Imana itabara, dukomeje kukwikomezaho, dukomeje kukwiringira. Niyo mpamvu buri wese yabasha kukwikomezaho akumva kuri Imana igirengera, kandi uri Imana itabara abayitabaje. Tuzakomeza tugutabaze kandi tugushime, tukwiringire, tukwizere. Urakoze kuri Imana idukunda. Twongeye kubona ibihamya, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza. Amen. Amen. Mureba urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho, twahinduwe abana b'Imana ihoraho, dukwiye kubana amahoro, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Utugirira ubuntu Mana ihoraho, mu rugendo rwacu dufite, utwohereza umugisha mukiza, tubashe kukumenya Mana, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Sinshaka gukorera abami babiri, ni nko gukunda isi n'ijuru. Hariho abakunda ubutunzi bwo mu isi, bakaburutisha ubw'ijuru. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Hariho abahana b'urupfu rwa Yesu, nibo barungurutse mu mva. Yesu ubwo yamaraga kuzuka mu mva, hanyuma yagiye mu ijuru. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. No mu gihe tugendera muri iyi si, tuyibonamo ibidushuka, ariko dukwiye kunesha ibyo byose, kuko ari ko Imana ibishaka. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera,
tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Haleluya, haleluya. Nta marira. Amina, amina. Kandi Imana igihanagura umuntu amarira kuko yayarize, nta marira azaba mu ijuru. Nukuri hari igihe kigera Imana igahanagura amarira umuntu yarize, kamuremera umunezero n'ibyishimo. Yego. Ngeri iyo mfashijwe ntago mvuga menshi, ndumva twasoreza aha. Niba ari ibyo urukumva ari kukuniga, dusoje twaba tukuniganye, urivuge, ariko nyine ndikumva dusoreje ntacyo byaba bitwaye. Nanjye ndumva ntago wasoza cyangwa se ngo dusoreze aha n'ubundi tutasomye ijambo ry'Imana ngo buri muntu wese yisange mu ijambo ry'Imana, kuko akanya nk'aka Imana ibiri no kuvugana n'umuntu. Nukuri niyo mpamvu buri wese yasanga iri jambo ritambutse akumva Imana irimo imuganiriza. Tugiye kureba ijambo riri mu gitabo n'ubundi cya Zaburi, ibice ni ibice 100. Zaburi turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Yego. Zaburi y'100 turasoma duhereye aho ngaho. Zaburi yo gushima. Yego. Mwabari mu isi yose mwe, muvugirize Uwiteka impundu, mukorere Uwiteka munezerewe, muze mu maso ye muririmba, mumenye yuko Uwiteka ari we Mana, niwe waturemye natwe turabe, turi ubwoko bwe, turi intama zo mu cyanya cye. Mwinjire mu marembo ye mushima, no mu bikari bye muhimbaza, mumushime, musingize izina rye, kuko Uwiteka ari mwiza. Amen. Amen. Imbabazi ze zihoraho iteka ryose, umurava we uhoraho ibihe byose. Amen. Amen. Haleluya. Imana ishimwe kubera ko yemeye ko iri jambo ritambuka. Iri jambo kuba Imana yemeye yuko turitambutsa, ntabwo abantu bahora bababaye, ntago abantu bahora barakaye, kuko hari ibyo bagomba kwibukiraho Imana yakoze. Iri jambo ryanyuze mu mukozi w'Imana Dawidi, noneho Uwiteka arangururira muri we kugira ngo abashe kubwira Abisiraheli babashe kwishima, banezerwe, kuko bagiye banyura mu nzira z'inzitane, bagiye banyura mu bigeragezo, bagiye banyura mu bihe bigoye. Uyu mwanya wumve wowe ufite iri jambo kuba waryumva, hari aho wagiye unyura bigoye, hari ibyo wagiye ucamo biruhije, ariko mu mwanya w'uko Imana ishaka kugira ngo wongere wibuke, ariho n'indirimbo waririmbye mu kanya yamfashije, Imana irankunda. Buri wese narebe mu ruhande rwiwe rero ko Imana imukunda, ashubije amaso inyuma, hari uko Imana yagiye imugirira neza, hari uko Imana yagiye imutabara. Yewe hagiye habaho kuba twasengana n'abantu benshi bamerewe nabi, ubuzima yewe bugoranye, ubuzima ari ntabwo ari ugupfundikanya, ariko kubera ko Imana ivuga igasohoza, Imana isezeranya umuntu amasezerano, yarangiza igakora ibyo yavuze. igenda ibagirira neza, igenda ibatabara, baba barimo bashima. Ari nayo mpamvu n'aka kanya udakwiriye guheranwa n'ubwigunge n'ubwihebe, ahubwo reba cyane imirimo Imana yagiye ikora mbere yuko uba ugeze none. Umenye ngo ni Imana yo gushimwa, umenye ngo ni Imana yo kuririmbirwa, umenye ngo ni Imana yo gutambirwa. Wongere wumve ngo ni Imana ikwibukije ibihe wanyuzemo uko byari bimeze.
ugerageze wongere urebe n'ibihe uhagazemo hari itandukaniro, hari icyo Imana yagiye ikora. Nezerwa ushima Uwiteka. Ahangaha niko Uwiteka yari arimo anyuza ijambo muri Dawidi kugira ngo abwire Abisiraheli. Ni igihe nk'iki ngiki rero ugomba kumva ijambo ry'Imana rikubwira ngo hari imirimo Imana yagiye igukorera, hari uko yagiye ivugana nawe, igenda ibigenza. N'uyu munsi iracyari ya Mana yo gushimwa, iracyari ya Mana ivuga bikaba, irategeka bigakomera, irasezeranya igasohoza. Abana bagiye baboneka, inzu zagiye ziboneka, Imana yagiye yishyura imyenda y'abantu. Nibutse ko Imana yo mu ijuru yakoze ibikomeye, natwe turishimye tuyiramburiye amaboko. Nawe ahuri rero ongera wumve ngo ni Imana ishatse kugira ngo wibuke imirimo yagiye ikora. Nurangiza ahuri uyihereza icyubahiro, ahuri uyiramburira amaboko, vuga ngo nibutse iminsi ya kera n'iminsi ndimo. Mana nibyo haya zile boya site topaye nima nkuramburiye amaboko. Ni Imana igushakaho mu gihe nk'iki kugira ngo udakomeza guheranwa n'agahinda n'umubabaro wumva ko nta Imana yakoze. Iyakoze ibyo iracyakora n'ibindi. Uyikomezeho niyo kwizerwa. Asante Mungu. Amen, amen, amen. Tugusabe utange nimero ya telefone wumva yafashijwe akumva yuko mwafatanya gusenga azaguhamagara. Yego, nimero mbarizwaho mbonekaho ni 0785501277. Yego, wasubiramo? Inimero yanjye ni 0785501277. Aho niho wumva ko twabasha gusengana, n'ubundi naboneka kw'iyo nimero. Yego, ni gutyo dusoje. Imana y'amahoro ibane namwe kandi bahe umugisha.